no bivuyemo byavuyemo Nyamabondo Karame urinya muri toilette yo munzu urinya muri toilette imwe yo gusutama irayo gusutama ntago nabishobora ayiwe yose Nyamabondo ariko abana arimo aransaka share arimo aransaka Musake mata arayamutwara muzatsi arasanga mwikiza Nyamabondo wanje oyas ariko gusaka Mada nusanga muri 10 ndahita mbikuba ibihumbi 10 urahita yakuba nukuri kw'Imana nusanga muri yasangamo oya mwebore godefata kambe oya godefata yashe burso bayadohote ndayeba nta mobile money ufite madamu nta mobile money agira narababwiye mwanga kumva godefata babonye yamana ko nawe bamujye kumukubita imyaka 10 nawe ugiye kumuvugaho kandi mvuye kumubaga araho taramuba uvuye kumubaga mvuye kumubaga najyanye ishoka kuko era Janine shushu zamuka Vava kamuhiya bebe Ivete nagusuhuje mfura ya mama ndakubona komera Janine agiye Janine mbabariuze Janine vayi ndavuze Nyamabo nguvuye gukora iki Vava uri mu kazi sheri mvuye kubaga yama najyanye ishoka Vava uri mu kazi oya ndaryamye ariko se uvuga neza uryamye ntayagarutse sura mwe mutume se burana yagaruye ase commutinze antamo ya mano mvuye kumwotsa papa ya ariko wa mwana bashaka ko bafasha kubaza arumwana barimo gufasha se ngeze bamfashije watita akagurusha nawe se yacitse akaguru Mr. Jones of the court nanjye ndi utari imfubyi se reka ni imfubyi ya Bobo Mariri thank you brother thank you wowe se wa mwana urimo uravuza induru akanuye nyubura muzane rero urumva ukora mukora nk'ikintu gikuru oye arimo ararira nka nzovu ese amagi yarari hari yatogushije yagiye ntago mbizi ese mwana yemeye kumujyana amagi atogushije ntabwo ugeze aryigira itogosheje birebe mu kiganiro twakoze kigiye kujyaho akora mbeshye yagiye hebeni lied Bezanjima jamagi nabamubeshye mu gitondo nge nasubiye yari guhaka ntabwo yanga ariko se ko mubwira ko nge nayasize hariya nayiboneye ese n'ibyo wayari ntabwo amajya atogosheje ntabwo uyazi nanjye rero nayabonye aho ubwo nyine arahaba ahari arimo hano mu kabati ariko ubundi hari na rimwe irihe ryose simbizi rero bari hasize ariko uzi ko ari igihe watetse umureti mujya mwemera mu kugendera mubona nawe uzabona wose nturiho ese ngo dufata ko mwacecetse hano hari umuntu wapfuye Jackie Jessica twari turendereye ngo tubwire ukuntu uvuye kubaga y'amana niko Nyamabo utubwire Nyamabo hari nde wapfuye ko mutavuga ndabaza Nyamabondo wowe wamaze kwihindura impuguke ko yamvuye kubaga y'amana nari najyanye ishoka kuko yafungishije Jihad kandi aramukundaga oyase
aha Janine araguheka amapyisi nimba ari ibyo niba mukomera amashyi Godfather cyangwa nyakomera aha Janine araguheka amapyisi iryo jambo uvuze rishobora kukurisha uyu munsi iryo jambo rishobora kugushyira agafanta jeje hadi naramukundaga ku buryo n'ubugu rwose yanteye ihungabana Janine uyu muntu ntabwo akunze ni ukuvuga ngo kandi aravuze umuntu wese wavuze kuri jihad umuntu wese wafugije jihad agomba gufunga cyangwa se uko cyamutukaga buri munsi na kimana izajya kubita urushyi oya none ko nanjye namututse saba imbabazi kakubitwa n'inkuba nuko gasi saba imbabazi rwanze kumbaga ubundi ngewe nifitiye urutonde rw'abantu bagomba kujya mageragere mbabarira urumbwire no urabona Janine wowe tumaranye igihe kirekire ariko batutse jihad oya n'abataramututse hari urutonde babarira urumbwire ryari umuntu ntegereje umwe ugomba kumanuka yego ni babiri harabura babiri tegura ni babiri kandi bariya batagiye aka kareba inyuma si ngaho nibere so ikintu kimwe kiriho ni Semuhungu mwari muzi ko yajyayo Semuhungu bro oya reka Semuhungu ashinjira jihad agomba kugerayo ubu nawe ari kurya impungure ubu nawe ari muri yero ajya ni ibiyero uyu ni Jeanne Gode. oya ari muri nuza ahubwo ari muri orange ari muri oranje ndi kukumva Janine Nabamanutse nkaza kugaruka maze kubyuka neza anytime ariko ndi kukumva uryamye birimeze fresh ubuhaganirije abantu oke nta kibazo anytime uze kugaruka ngaho manura wowe ariko se ngo nifata ko wajya gura umuhehesi waretse umuntu akiryamira ntabwo ndi umuhehesi reka nze nkubwire ikintu kimwe reka tugaruke kuri iki kintu kimwe nani Janine urimo kumva tureke ko yampano yahohoteye umugore we urimo kumva niba ari ibintu umuntu atagomba kwihanganira n'ibiriya urimo kumva ariko yampano uzi ko Godfather uzi ko bamusanze mu rumogi icyuma cyamupimye cyaguye mu gishanga Nyandugo barimo kugishaka bakibuze uyu mugabo wamukuye Nyamabono ni umuntu wanjye Nyamabono niwe muntu utajya uripfana urumva yagiye kuri DC Crema aravuga ati ariko se ko bose bashiriye mageragere wamugane nta muntu usigaye showbiz bazazanamwe abashyashya yagiye kuri DC Crema aramukegeta hari yavuze ngo iki yahise amukatira uyu muyakoreshe DC Crema najyaga mubona nkagira ngo azi ubwenge ko numva ariyo nyene muri iyi minsi DC Crema narizi DC Crema najyaga mbona iranze abanyamukuru ari muremure nabone yambaye amarete akavata imbonye abantu bazi ubwenge ariko nasanze ariyo musiko wa nyuma muri bino bintu rero ikimara cya nyuma ngewe umuntu wese ushobora ku ariko tekereza urabona ko umva nkubwire Godfather nanjye mfite umuntu ndagiriye uba muri Amerika ngaho wagiriyeyo ubwo uwo muntu tubari habaye ikibazo najya arankasakuza akavuga ngo we yigaramiye I know uwo ntuza yararagiriye DC Crema yibereye mu Bushinwa ngo ari ku mazi Taiwan ikindi kirimo kirarwara n'iserepfiriya n'ibigori babwire ariko ya mpano niwe wumije abantu bose bana no kuvuga ngo bamupimye bamusanga mu rumogi icyuma kiraturika kigwa mu gishanga Nyandungu bohereje imbwa za kibuze bohereje imbwa ariko wagiye kibiko bya kigabo ukuri kw'Imana rwose n'ubu ngubu twoherejemo imbwa twagishatse twakibuze batumye ikindi muri Amerika ubu ngubu bagize umuntu ufata kano kanya ntabwo bamupima isa niganiriza Nyamabono ndaye none se Nyamabo bamupimye uyu munsi uyu niwe nari nkeneye bamupimye kuva kari humanga icyuma biriwe bagishaka cyabuze cyavuye ahantu bapimira reba cyavuye Kacyiru kigwa mu gishanga Nyandungu kubera urumogi rwarabaye rwinshi
bombo platina de byose biterwaga n'urumogi. none se wajya wasubira inyuma ukajya ku ubu tujya tubara wabuze ubwanjye ukajya kuvuga ngo umugore yakuye impende 3 kandi uzi ko bigize icyaha. imagine Irasa ni yayira ko tuvuga ibyo byose ni yayi. suko mumbarize AI gute? suko AI yiki? Oya Jeanne tujya tuvugisha ukuri. nagari Oya yafashe umwanya aravuga ngo ubu ngubu uramugore yavuze we ubwe yamano. umva rata kabivuze ubu ngubu kare yose muri iyo myaka ingahe bari bamaranye ko tabivuze kare akaba bivuze ubu ngubu umugore yamujyanye muri ribu kuki atabivuze kare abo uzi igitekerezo gihe nari mfite no kuvuga ngo nabira byo gutanga no gutanga kuri igihugu yuko umugore yakuye impende niba muri gushaka guseka mbere yuko avuga igitekerezo ndikumva gisekeje mukurikije igitekerezo ataragitanga ariko nyamabona uri gitangaza igitekerezo ni ikihereye igitekerezo cyawe ni ikihe oya igitekerezo numvaga nkari ibe yagombye gufata n'uriya mugore akaza agasobanura ibyiriya ndabari kumwe noneho akavuga inda 3 yakuye gukuramo inda mu Rwanda byemerwa n'urukiko warayitewe na musaza wawe na mubyara wawe cyangwa na papa wawe bituruwe n'ukuntu wayiguteye mutabiziranyeho. bakubwira ikintu ukaba kumenya ndeva mwisume n'iki bakubwira rero nyamabona nubwo iyo urukiko rutabyemeje ubu bamaze kukugira impuguke nawe ujya hari ugafata umuntu ukamusesengura. oya nibo babishyize ahagaragara ya mpano kuva yishyize urumva adasesengura ibiri byamureka ivuye. oya bakubwira ikintu kimwe hari ikintu mugomba kumenya Jeanne ninjye bagiye kumufata ninjye wagiye kubitangaza. umva basobanura ikintu mugomba kumenya ikintu kijya kinshanga kurusha ibindi urumva which is not okay ntajya kubona mu mutwe yanjye ngo ncyumve ikintu tugira kandi ntekereza ko abanyarwanda bagomba kumva iki kintu bakacyumva. Ntabwo umuntu kuba ari icyamamare siko bimeze bifata victime ngo bifate uwo mu victime urimo kunyumva ngo uwo victime aburizwemo kuko we nta zina afite. Ibi ngibi nibyo nanze kuva mbere urimo kunyumva. Ibi byashatse kuba kuri Firdaus wa Dimbati bashaka kumucecekesha kuko she's nobody kuko ngo urano umusitari. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu ntabwo ari ibyo dufite undi uzajya gusanga ntiyagira umusitari uretse wese ntiyagaragaye yambaye ubusa ariko godpa reka nkubwire indoga yambaye ubusa nyine bara bose ntibagaragaye bambaye ubusa ugiye kuvuga ko n'abasitari nyine ntibagiye baratukabona se bagaragaye bambaye ubusa baranye mbere iki kigabo ntabwo nimba umugore none se mu kugaragara uriya mwana mukobwa yabigizemo uruhare wowe ntabwo yabigizemo uruhare ibyo byo nanjye nagushyigikira wasanga uva nkubwire aya biriya bintu byo kugaragaza amafoto uriya mugore wasanga aranabigaragaje. ariko se nkubaze ubwo nkawe bagaragaza iki ariko ibaze kubona ubwambure bwa nyamaguru ubu uriya mugore yakundaga yamanura burase yakurikiye ka hitike yarageze kamwe ka debene ku mwaka washize akahita yumva yuko agomba kwitabara n'icyamamare si ibyo yakurikiye buriya uru rugabo ni urushinyaguzi. Ibaze kubona ubwambure bwa nyamabondo ubwambure bwanjye ni ukuvuga ngo byibura njyawe inda yarandyamiye bakwibonera inda gusa. apana ariko amana barakumanura barakuvana hano wowe barakuvana kuri live yanjye baratubamburuka we tutubara barakupuruka vana iyo nda yawe. Oya ntago merekanya amabere uyu umudigi ntacyo harya abagabo nabo bagira amabere amayi ayiwe nyamamo mpindutse umufana karame mpindutse umufana n'ukuntu yitaba karame mpindutse umufana pe umbwire YouTube cana koreraho ubundi niyo nyene kuba yavuze ariko Jeanne we karame kankuzamuye Congress we uzi ko njye burandi umufana wawe buruzi ukuntu nkwemera ruragukurikira niyo mpamvu rwavuze jihadi neza
bakubonye. oya 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 araririmbye iyi umva nkubwire Godfather ureba ibiganiro byose nakoranye na Rubingo yatukaga Gihadi tugashwana. harya Rubingo ninde buriya n'impamvu ubona Patrick n'impamvu ubona kiriya cyamarutse cya Semungu batakibazi nuko cyari 10 y'agasuku yakiza ko atari 10 y'agasuku baba barakibaza nk'amasaha 6 kubera ko ari gasuku yajyaga kuryayo niyo mpamvu batamubaza barababeshye ndaje nzafungura YouTube channel yanjye mu bage gasuku se yakora iki uzayifungure umuha akazi tumutwike bana kabisa nuko ngo yari inshuti y'agasuku mwagiye mureka ibyo yari inshuti y'agasuku nashaka bari gasuku urabona ukuntu atene bashimira mwiriro nashaka bari iyo umuhaye ihene nawe sogeze urumva ko difata muvugaho rimwe difata geze bamuvugaho se ko yaramuvuga difata yamuvuzeho nk'iminsi 2 ahita aceceka mvuga kuri inde kuri cya kinyogote kimwe cyashinjaga Gihade mu rukiko bivuga ngo cyarabibonye yabipostinze none ngo yagiyeyo yaranamwakiriye ese Godishu oya ntabwo ndakwiyamye reka nze gusobanurira ikintu kimwe mugomba kumenya urumva ko ari ibintu nababwiye kuva mbere sibyo jewe ntabwo nakwishimira ifungwa rya Gihadi uretse gato sinakwishimira ifungwa rya Semuhungu ariko ikindi kintu nashobora gukora yewe afite urutonde rw'agomba kujya amageragere ubwo ngo gukora mu nzego icyo nashobora gukora ubushize narabivuze baza abantu hano maza wumve urongera bambwire ikintu nashobora gukora ngiyewe ni umuntu already ibintu bigaragara ngiye ntabwo nshobora azuronga urimo hara ntabwo ngiye n'inge mboga Jihadi bikimara kugaragara mwaraje hano ndavuga ndi mureke ubutabera bukora akazi kabo nibasanga Jihadi yarakoze amakosa bapfunga amacuho wanga Jihadi uravugira ya mpano yakwishuye uretse gato ya mpano yakwishuye oya aya masaha ni muza kureba ntibari kumbwira ko ya mpano ndi ngo mwanga ariko siko muvuga ko nanga ya mpano aya masaha ya mpano wari wanyishyuye ejo bundi ndi kumuvugira n'agakarengane yakorewe aya masaha nahindutse umwanzi wa ya mpano ese nangana na buri wese uri ikirumira habiri ntabwo ndi kirumira habiri uzakurikira ndebe reka nze nkubwire Jani ntabwo nunkurikira ukandeba ntabwo ngiye ndi kirumira habiri imboga mubwiza ukuri ni ikirumira habiri ramba umva wakigabo we ure umeze nk'umufuka w'amamesa gahambe ceceka umenyere we Nyamabondo Nyamabondo ndavuze ngo reka utazare nk'umuro no please ndagusabye yubahe bakomeje ijambo iyubahe rero ukuntu ureba muting mic yawe ndakwijambo muting mic yubahe umva nkubwire Janine ndagutezeyo icyo kintu nicyo abantu bakora urukunyumva nicyo kintu abantu batumva abantu bakoresha amarangamutima ngo difata ntabwo ngingira amarangamutima yo kuzana amarangamutima muri ibi bintu umuntu agomba kureka amarangamutima ngicyo nanga nakarengane ntabwo ushobora kumbwira ngo nari kubona video za ya mpano zagiye hanze arabita yarirutse video za ya mpano zagiye hanze hariya zimeze kuri video nkiriya ugomba kureba muri kona ebyiri ukareba kurura mwana w'umukobwa urimo kumva ugahita wibaza ukajya mu nkweto ze urimo kumva ukareba kuri ya mpano na kariya ye urukunyumva impano ya mpano umuntu ufite umutima nama uravuga nti abantu bakoze ibintu bahemukiye umuhanzi abantu bakoze ibintu ntabwo bigeze batekereza kuri uyu mwana w'umukobwa urimo kunyumva turi kujyana aho ngaho nagombaga kwamagana umuntu wese ukira kubigiramo uruhari mu kurimbura ubuzima bw'abari abana babiri siko bimeze narahagurutse ndavuga nti ubutabera uwo bufata ubushinjacyaha ubugenzacyaha RIB uwo buri buze gukakira ubushinjacyaha bukora akazi kabo sinzi kubyumvikana aho ngaho abantu bose babigizemo uruhare ntawe nakiraga kari urutegana agomba kumwamagana ntitaye ngo ni ntitaye kuko ari we ntitaye ngo ni
John ntitaye ngo ni jihadi, ariko abashuti ba jihadi bo babizanya nk'amarangamutima, ntabwo bafashe n'umwanya wo kureba ngo barimbuye ubuzima bw'abantu bingana gute. Abibyaha bihama babahane. Godifa rero Ngiye reka kurangiza ihangane gato. ndumva naguca mu ijambo naribagirwa ibyo ngiye kuvuga. Sorry. Njyewe urumva ndi inshuti ya Jihad pe. That is my best friend from day one until forever. Mpaka mpfuye. Urumva reka nkubwire. Njyewe nemeraga ko urumva aya mashusho yageze ku bantu benshi. Urumva benshi pe. Urumva ariko nge nkongera nkahagarara n'amaguru yanjye abiri. Urumva Godifa n'urugero. Ngewe nawe na Jackie turi batatu. Sibyo? Dusangiye email. Mfashe video. Ya video ndayifashe nyishyize kwa ya email uzi mfiteho Jackie mfiteho nawe. Urumva? Noneho ndenzeho mfashe Njuga niwe ngiye gufunga. Kandi wibuke ko hari Jackie na Godfather twari dusangiye ya email bari bafiteho yanuza. Nimba iyo video atari nge nayisharingiye babandi babiri bari hehe mbere yuko mfungisha Njuga. Do you get my point? Email iriho abantu tugendane gato. Email gusharinzeho inyuma ntabwo ushatse kubwira amarangamutima yawe ari kureka ntunce mu ijambo utagiye kuva ku byo ndi kuvuga. Godifa ntabwo urimo kumva icyo nshatse. Ntabwo ibyo uri kuvuga wowe urimo kubandona point yanjye ndiho. Wowe reka uze gutangira unciye mu ijambo kugira ngo wivugire ibyo ushaka kuvuga, ariko wowe iyo ni point yawe nta bibi natandukanye n'icyo ndi kuvugaho. Aho ngaho ugiye gusesengura ubutabera kandi ngo ngende ntabwo ngende gusesengura ubutabera. Ntabwo ndi gusesengura ubutabera. Ibyo ugiye gukora shushu nibyo ndimo ndareba ukuntu Jihad yaba yarafunzwe. Ntabwo ngewe ntabwo aho ngaho urumva kunyambuye ijambo utagiye kuvuga ku byo ndi kuvuga, nicyo kibazo ndi kubwira shushu. Unyambuye ijambo utagiye kuguchallenge ibyo ndi kuvugaho, ahubwo kandi twebwe turacyari muki, twebwe turacyari mu gukekwa, niho tukiri, kuko ngewe navuze kuri bariya bantu bakiri gukekwa. Urimo kunyumva? Turacyari mu gukekwa, wowe ujya mu rubanza, which is not okay. So unciye ijambo ushaka kwivuga amarangamutima yawe. So I'm sorry. So icyo nari kubwira ni iki ngiki. Uri kumwe? Ntabwo ngewe ndeba Gitera areba icyabimuteye, ntabwo ngiye ndeba umuntu. Ntabwo ngewe iyo ngiye kuvuga ku muntu, ntabwo njya mvuga ku muntu, mvuga ku bikorwa byabaye. Dufite ikibazo cya audience batazi gutandukanya ikintu n'umuntu. Ngewe nkora comment kuri aba bantu navuze ku cyaha. You rain Fatima. Fatima, you are welcome. My Fatima. See you.